biza kugera bameze n'ubundi ariko ako kazi ariko ndimo nkakora najyaga nkakora ariko nkanyuzamo narekipera bakaba bampaye umwanya nkahita nanjye nigira mu bibuga bituma sinaruhukaga nuko uburwayi kanseri yamaze gukoroga ubu kiragiye rero ndi ikiragi hari abantu bambwiye amagambo menshi banshiraho iteka mbega bakajya banasengera hakaba umwe aza akasengera n'utwo mfite aho ngaho hafi akaduterura akatujyana simbe navuga ngo ngarure itungo uje gusengera waje gusengera akaba ari ukwiba akaba ari Imana babara abantu ngandikira umuntu kuri telefone gutya nubwo ati nyine kugira ngo mwereke ibyo mvuze nareba hirya gato nkashaka yaje ubu bamwe turanahura tugasabana nta kibazo Imana babara abantu baba mu nsengero bishushanya Imana babagira ibi bintu ni umuvumo ukomeye cyane gicungana n'umuntu urwaye utishoboye udashoboye kuvuga urembye ukamwiba n'utwo duke yari yifitiye umwana wakuze muri ubu buzima waranze ukamwiba Imana itubarire Imana ibabarire ntabwo ari umuco mwiza uretse no kuba ari umuco mwiza ni icyaha ariko ni n'umuvumo ni umuvumo wo kurudira rwose bene ibyo ngibyo bigusiga ahantu habi ni ukuri bisiga umuntu ahantu habi narabibonye hanyuma maze kuva muri ubwo burwayi narabibonye ukuntu Imana nyine yagiye bagaragaza ko bamwe baje no gusaba imbabazi kandi ati nari nzi ko utazakira njyewe rwose hari abasengaga bakajya banavuga n'amagambo nimba bumvaga ko ururimi byari byajyanye n'amatwi bakajya bavuga amagambo bakambwira nyine bakaganira akavuga ati ubu ngubu ntabwo uzi umuntu yibye ntabwo uzi uko yabigenje bahita bamubwira gutya rero hari igihe abantu nyine bavuga ngo bakumva umuntu avuze nk'ikintu bakavuga ariko se buriya cyaha cyashoboka byarabaye koko nta muntu utanze hano ari insengero zose zo mu majyepfo nazigezemo hanyuma umupasiteri wansengeye Imana yaramutwaye yaragiye mu ivugabutumwa araryama nyine yamaze kuvuga ubutumwa bwiwe n'umupasiteri nkunda cyane yaje kumusengera hari n'uwo bita Rushema yajyaga aza kudusura nawe uwo arimba muri hose hanyuma Ngiye kubasuhuza abakunzi ba Evangelizera Monde ishami ry'Ikinyarwanda muraho Kristo Yesu ashimwe cyangwa se Yezu akuzwe ndabishimiye rero maze igihe kinini cyane ntababona nzababwira impamvu itaha uyu munsi ntabwo ndi bibabwire ariko nzababwira impamvu maze iminsi ntaboneka Imana reba umugisha kuri uyu munsi rero dufite umutumirwa wacu ni umutumirwa dufite umunsi kuri Evangelizera Monde ku ishami ry'Ikinyarwanda ntabwo tuzi neza ikintu adupfunyikiye ntabwo tuzi neza amakuru ariko ndahamya neza ko amakuru ari buduhe ari meza reka wenda tumwakire atwibwire rindi mwaho neza amakuru ni meza urumva umeze neza meze neza ntabwo tuzi icyo tuzaniye urumva witeguye kuduha ikintu kibyibushye cyane yego muri bande se kandi nitwa Ntibarikure Jean Paul ndi umusore ushima Imana ushima Imana ubu ngo nawe ushima Imana hari ibyo Imana iba yarakoze umuntu aheraho avuga ko akunda kuyishima uvuga ngo uri umukristo ndi umukristo niyo mpamvu uvuze ngo hari ibyo Imana iba yarakoze ngo bituma afite aherwa akayishima Imana igumugisha cyane none se Jean Paul ngo uri umusore n'ibiki Imana yagukoreye bituma uvuga uti ndashima Imana uvuga ngo hari aho ufite hari ibyo ufite ngomba guheraho ni iki cyabaye mu buzima bwawe gituma nubwo twese dushima Imana ariko impamvu uvuga icyo ngicyo wasanga ari ikintu gikomeye cyakubaye wenda ariyo mpamvu ushaka kuvuga gutyo byagenze bite
ni birebire ngifite amezi abiri mama yarantaye mu ishyamba hanyuma amaze kunanturagurwa n'undi mukobwa yari afite imyaka 18 arandera jenoside irangiye yagize imyaka 4 arapfa wa mukobwa hanyuma byabaye ngombwa ko nsigara njyenyine umusaza twari turi kumwe yari yasigiye nawe arapfa ngize 5 n'amezi 2 kuriya niko nahise mfata inzira y'umuhanda nabaye marine ubuzima bw'umuhanda ndakura marine ni ubuzima bw'umuhanda n'abana bo mu muhanda nyine barya ibyo babonye bakarara mu biraro ubuzima burankaranga rero urumva narakuze ndi umusore hanyuzemo n'ibyo nagiye nyuramo byinshi maze kugira imyaka 18 nabaye mu bisi bya Huye kwa Nyagakecuru abenshi barahazi nabaye mu Kigoyi nari narashinze ibiti bonda n'inzu nkajya mbamo nabaye imyaka 2 abasirikare nibwo bahamuye bamaze kuhankura banjyana mu Kinyumba ndahaba n'ubundi nza kubacika nigira i Kigali nabaye aho bita ku Murindi mba mu Migina n'ubuzima nyine bukakaye aho se ubuzima yaho batubwira gakeya kuri ubwo buzima byakubayeho umunota mike cyane nubwo numva ubutari bakatubwira ku kintu gikomeye cyambayeho maze kugira imyaka 9 naguye muri toilette na metero 16 ngwamo uruhu rwanjye rurahinduka umusatsi wose ushiraho ko namaze nk'amezi 3 bamvura hanyuma mu mwaka n'amezi 8 nta musatsi ngira hanyuma ibyo byose bimaze kuba njya kuragira inka mu bisi ibitare ahantu nyine ibitare aho bita mu Gasizi mu karere ka Nyaruguru inka zari zambaye muzi umupapa bari begeranye n'uwo bita Kasiyani zari inka z'umuntu naragiraga inka 8 hanyuma umuntu aza kumbeshya arahasanga arambwira ati hari umuntu wo muri famiye wawe yaje kukureba ngo amenye ko ngiye ntabwo bamunyeretse base bafungirana mu nzu nyuma y'ibyumweru 2 mba mu nzu ubuhoro iki ntabwo nkizi ukuntu nyine banzizaga ngo nagiye mu bantu ngo badahuje ubwoko ni ibintu nyine birebire ngize amahirwe naje kuhava makuru n'umukuru w'umudugudu bamaze kuntorokesha nahise ndahira ndabari sinzasubirayo rero 2015 nibwo navuze nti se ko mbona byacanze ndabigenza gute sinitwa umunyarwanda naryaga mu murenge umwe bakanyirukana mu bijya mu wundi ntarangamimerere nagiraga uwo nari kwita mama n'uwo wari wantoraguye ndi uruhinja rw'amezi 2 yantoye hano kwa Bwanakeye uri mu Burundi cyangwa twahita ku Mukono hirya ku Mukono hanyuma mu karere ka Huye hanyuma ndavuga nti reka nshakisha uburyo nanjye nakwitwa umunyarwanda nk'abandi najya aha bakambwira ati genda wasanga uri mu majyaruguru cyangwa genda i Burundi wasanga ari iwanyu byarancanze nahise rero kubera nari nirwariye n'imbaraga n'umuntu cyose azirimo utamenya ngo ndi umuntu mukuru cyangwa ndi umwana sinzabona kwita ikintu cy'inyanza kwa guverineri iki gihe hari umunyentwari Alphonse ninjiye muri biro ya mbere harimo abadamu 2 bashaka kusubizayo abarinjira barasohotse ashaka gutaha abarambura arababwira ati mureke yinjire ndamuganiriza sinanamubwira ko mfite ikibazo cy'uko nta babyeyi ngira ntacyo ndamubwira ati ngenda ashaka irangamuntu sinzi uko yabigenje ahita anegera bitangira kumbwira byombi uwo munsi barambarura bita ntaha kuvuga ngo uwo nguwo wari warantoraguye nari nzi izina rimwe naryo nararishatse irindi ryiyongereraho uwo musaza nawe yari yansigiye nawe rimwe nari mbizi
ngenda niyongeraho. Hanyuma maze kwifotoza nyine bamaze kumfotora ngo nzabure irangamuntu itangiye aho bita Igishamvu. Igishamvu narahabaye mbana n'abantu nzi ngo yenda ko byagezeho kumenya ko bashobora kuba ari ababyeyi banjye, ariko nyuma twaje kugira ibibazo. Ni kwa kundi umuntu nyine afata umwana akamutoragura akamurera igihe kikagera, nyina niwe navuga uwo mukecuru niwe wafashe anyandika mu irangamuntu. Igihe cyarageze arasibuza muri iyo rangamuntu yiwe, biba ngombwa ko mpava rero tugirana ibibazo birebire. Imana rero isubiza mu mujyi. Hano mu mujyi wa Huye narahabaye Marine, twabaga abari abana 7, abahungu 7 n'abakobwa 3. Nyine tukajya turya ibyo twiboneye. Rero niyo mpamvu navuze ngo ndashima Imana ko ndi umusore. Mu buzima 2017 mu buzima butangiye kugaruka ndi umusore mwiza n'abanakijijwe, nibwo nagiye nyine ivugabutumwa banini hari ukuntu Satani akorera mu bantu. Imana ikorera mu bantu ariko Satani nawe ajya akorera mu bantu. Baraduhumanya nyine na bagenzi banjye. Hanyuma baraduhumanya ku wa 5, tumara igihe kinini. Hashize icyumweru umwe arapfa, mugenzi wacu apfuye. Urumva twebwe twari twarabyimbye inda z'ibirahariyo, nta muntu ubasha kuvuga. Ndangije nyine njyewe ndagenda banjyana mu rusengero. Njye naraye mu rusengero imyaka 2, nta muntu wo kunyitaho. Nkajya nandara nkajya gusengera ahantu nyine basengera. Igihe kiza kugera nyine banjyana ku bitaro. Hanyuma bangejeje ku bitaro ndaharwarira. Mu gihe mparwariye umuzungu nibwo yaje baramubwira ati n'ubundi amaze igihe arwaye, bari baranze no kuntera ishinge. Bari maze amezi mu rusengero nahamaze imyaka 2. Hanyuma aho ngaho handi nahamaze igihe kinini. Umuzungu nibwo yaje babimubwiye aravuga ati n'ubundi ni nkaho yapfuye kuko nari ndi muri koma. Afata akantu k'akuma aranyasamika aramanura agejeje ku mutima. Bya bindi byose byari bimaze igihe bihita bizamuka. Narukaga utuntu tuno tugenda ku matara, numva ngo batwita Marie Jose, tumeze nk'imiserebanya. Hanyuma naturuka tugeze nko mu 8, harimo 6 twapfuye n'utundi 2 tuzima. Bivuze ko hano 2 iyo dupfa natwo wasanga ari ubwo rero twari twarambyimbyemo mu nda. Biba ngombwa nyine ko basuzumye basanga amara yanjye yabaye umukara. Haragiye yagiye yandura. Biba ngombwa banjyana i Kanombe biranga, banyandikira ibitaro by'i Burera, mu karere ka Burera. Naragiye nyine kurwarira mu bitaro. Hanyuma igihe kiza kugera noneho nkajya nzi n'ahangaha abantu nyine bakegeranya amatike ngo njyeyo njya kwivuza. Nyine nabwo nafite randevu. 2020 rero nibwo Imana nyine yakomeje ikorera mu bantu. Nyuma koronije ubwo nibwo nagiye i Kanombe basuzumye basanga nyine ibisubizo bije ari negative. Kuko barasuzumaga bagasanga byabaye ngombwa ko bambaga. Amara yari yanduye, inyama yari yanduye barayikata. Nyine yari yanduye kanseri. Urumva ko yabona kanseri bw'ubuhumane ko guhumana kwaje kubyara kanseri. Kuko namaze igihe kinini ndyamye na bya bindi ntanarya, biragenda byanduza noneho yanyu haziramo kanseri. Bivuze ngo warwaye na kanseri. Narwaye kanseri imara igihe kinini kuko kanseri yo mu byabaye hafi y'igifu, aho igifu gitereye. Noneho biba ngombwa ko bambaga ya nyama bayikataho, bacomeka amasonde. Ubona maze amezi agera muri 4 ntarya ibiryo ngo bigere ubu ntasamenya.
aho muri Butaro. ari ugucomeka nyine ubundi nibera aho ngaho. Mu kwa gatandatu 2020 ubwo basuzumye basanga ya ndwara yaragiye. Ya ndwara yaragiye? Warwaye kanseri yo mu mara? Baragusuzuma barayibona? Barasuzumye barayibona. Hari umupasiteri wajya uza kurusengera yaraje arambwira, yaje ari mu kwa gatatu, arambwira ati yewe ndabona Imana ikukije kanseri. Umupasiteri yari aza gusengera no mu bitaro se? Yari uri ku Gisenyi. None Jean Paul, ngiye kugusubiza inyuma wihangane utaragera aho ngaho cyane mu buhanire bya kanseri, kuko umeze nk'utubwira ibintu bibiri wirukanka. Ndumva nifuza ko ubu tubwira neza wabaye mayibobo, niko watubwiye kuko nyine abandi bari bagutaye upfusha n'abari bagutoraguye. Wabayeho gute muri ubwo mayibobo? Dore n'ubuhe buzima wabayemo wadusangiza ku buryo n'umuntu ugiye burimo twavuga tuti Imana nubwo muri ubwo buzima Imana ishaka kongera kukuvanamo ukabona umusore nk'uko ubivuze. Ni ibiki byakubayeho mu by'ukuri? Dore mukuru yagenze gute? Ubuzima bwo mu muhanda rero ibintu birebire kugira ngo umuntu abivuge ntabwo biba byoroshye. Urumva nagiye mu muhanda afite imyaka 5. Rero nakomeje kuba mu nzira hano mu mujyi wa Butare nyine ntabwo biba byoroshye. Hanyuma nababwiye ko mfite imyaka 9 naguye muri tuwarete. Nahise mpindura isura nyine, isura yanjye irahindura. Kurya wumva twatekaga nyine ibintu by'ibyatsi, hari ibibabi by'ibirayi n'iby'ibijumba n'amateke, amakora sinzi baramye yasi, tukateka nyine. Twarabyibaga bajyaga hamwe nyine twirirwaga dusera n'abaturage hari mu kabande ko kumukora. Rero ubuzima bugenda budukaranga gutyo. Njyewe mfite inkovu hano ku kaguru n'ubwo wenda ntabereka. Baramfashe barankubita mara iminsi 3 ndyamye mu kabande. Njya mu kabande baza kubankura, nari ndi umurambo, nari meze nk'umurambo ko baranjyanye bangeza ku bitaro. Bande bahagukuye n'abasirikare barimo batembera nyine bagenda basanga baranyondora. Namaze nk'amezi 3 njyamye nyine aho ngaho kwa muganga hano kuri kaminuza. Hanyuma maze gukira umugabo aramfata njyana mu rugo, kwa kumenyera ubuzima bw'umuhanda ndamucika. Umucika uri mu bitaro? Oya, nari mvuye kwa muganga antahanye mu rugo nyine. Kwa muganga se ho byagenze bitabaga mu mutego? Kwa muganga namenywaga n'abaganga bakaza nyine, urumva nta muvandimwe nta muntu wo hanze wundi twari tuziranye, usibye nyine b'abana bo mu muhanda. Abaganga nyine baganga icyo bavuga. Hanyuma bakuvuye umusirikare wagutoye? Uwo mupapa araza. Yari umusirikare? Oya, yari umuyobozi. Abantoye bankuye mu kabande n'abasirikare bajyaga baza kusura bakareba uko bimeze. Mugenzi wabo wundi ni ashobora kuba yari umudemoni, araza baganiriza avuga ati mwumve mujyane mu rugo. Anjyanye nk'aho nafashe gahunda ngo nigumire mu rugo nyine nk'umwana ubonye ubundi buzima, ndamucika. Mucitse rero nyine niko natangiye kubaho nabi. Nuko umugabo nyine aragutora arangije aramucika. Nahise nisubira mu muhanda kuko buriya hari igihe umuntu nyine amenyera ubuzima akabwakira. Njye baranantoraga muri ubwo buzima bw'abana mu muhanda bakatujyana mu kigo. Noneho batugeza mu kigo njye ntabwo namenyaga uburyo nageze hanze, nahitaga mbacika. Rero sinzi ukuntu nagiye ngera ahantu hari abantu baragiye inka b'abashumba, bari batetse nyirahondo sinzi imbaraga nziza bokeje ibijumba. Inzara yari yanyishe, ndaje ndareba ndabazi ndaca mbaka ibyo kurya. Noneho bazana urusenda ruzuruye, barambwira ati ngaho
n'ururya uru rusenda Mukabimenya. ibijumba twokeje byose turabigura urusenda nararuriye Yego. ubundi bampa bya bijumba ndabirya nyine shinyiriza ubundi ndangije mpita njya aho ngaho Wuzuza inda byibura. sinzi rero umuntu wazanye waje ashoye amakara mu mirango arambwira ati se waje ngakurangira akazi ahita ndangira akazi aho muri Nyaruguru ko kuragira inka rero icyo nabasabaga cya mbere cyari itabi ntibampembaga nababwira ati jyewe ubuzima bwanjye ni itabi bampamagara ugacara bati jyewe umutsima w'amasaka bakampa n'amata ariko mu bya mbere na mbere ntihaburagamo igikamba kuko njye nanywaga igikamba itabi ibibabi nyine itabi bahinga nanywaga icya 500 nicyo numvaga gishobora kunyura nkagitekera ubundi nkajya hariya nkigunga mbega nkumva ko ibibazo byanjye byashize byibura mutavuga yashize nabwo natangiye kurinywa afite imyaka 12 ndiretse mfite imyaka 20 none se Jean Paul yumva nanyuze mu bintu bikomeye ariko watangije ijambo rikomeye ngo ndashima Imana ngo ndi umusore ndashima Imana uretse iki kintu wenda cyakubayeho cyo gukubitwa n'abantu bagufashwa bareba itatu ni iki kintu kurya urwo rusenda n'ibihe bindi wumva byakubayeho ku buryo wicaye uyu munsi wumva bimeze nk'abagira ngo n'ubu biracyakuriye ikintu cy'ingenzi cyambayeho kijya kimbabaza nanasabira n'abana navuga ko babana n'ababyeyi batabamereye neza nigeze kuba ndahantu mbana n'umubyeyi afata nabi by'intangarugero najyaga mbyuka saa 10 nkajya kwahirira inka noneho nava kwahirira inka nkahita afata amajerekani abiri nkajyana kuri robine nkavoma ijerekani imwe nkayisigayo indi nkayizana nkavoma namara kuvoma ngatwara ibishingwe ngakundura inka n'ibyo bakunduriraga inka nkanaziragira ariko yajya kuntera ibiryo akantu ibiryo bimaze iminsi cyangwa 3 bya biryo byatangiye kubira ntabwo umuntu ateka imyumbati n'ibishyimbo cyangwa yabitetse nyine yabicimbaguye noneho byari bimaze iminsi bikabira birya n'ibyo naryaga hanyuma mbega yafashe nabi sinagiraga umwenda wo kwambara hanyuma rimwe nibwo umugabo waho yaje asanga nicaye ahantu byose byibura yaraguhembaga ntabwo bampembaga banderaga nk'umwana nyine bisanzwe bari baragufashe gute ngo batangire kukurera se byibura bari barankuye aho mu irango nyine baranjyana bavuga ngo bagiye kundera rero hari n'abantu twajyaga duhura muri se yashize kandi ati hari ahantu n'ubwo havuye twabonaga musa naho mufitanye isano ariko nkababwira ati nkurikije amateka y'ubuzima bwaho nabaye sishaka kongera kuhasubira kuko hari umukecuru uragura noneho hakaba hari ibyo baza bamuzaniye akababwira ati nkajya numva ibyo bakorera mu gikari nkumva amaherezo nanjye bizavukiramo nkava ari nko gutabara ubuzima bwanjye sinari nkijijwe ngo rimwe n'ubwo umugabo waho yaje araza asanga nicaye aho ngaho sinzi ikosa nari nakoze umenya nari nakubise inkoko nari nayivune bafata umupanga n'igiti cy'isombe arampunagura arangije afata umupanga yawutemesheje cya giti cy'isombe arangije arakinkubita amaze kukinkubita sinzi ukuntu namucitse gatoya ndirukanka atera umujugujugu w'umupanga uhita ukoma hano ku murundi w'akaguru ukomye ku kaguru bagenda bacukuramo ka kandi ko kagasongera k'umupanga kagenda kinjiramo mo imbere mu nyama hanyuma yaranyuriraga ngo ninohohe ngo ntabwo yambyaye urumva ni igikomere nagize gikomeye kubera ko iyo umuntu yambwiraga ngo ntabwo ndi so ntabwo ndi nyoko kuko sindi imitungo ya nyoko sindi imitungo ya so byanteraga igikomere noneho naho nigiriye kuba bakankurikirana ngo nagiye ahantu
ngo badahuje ubwoko nyine ni abantu muri urwo rugo bagiraga ibintu bimeze nk'amacakubiri. Rero mpavuye niyiziye inangaha naraje hari inzu nakodesheje, umuvandimwe yari yakodesheje inzu, igihe kiza kugera wa mukobwa wantoye ndi uruhinja. kandi watubwiye ko yapfuye. Yavukaga ikaze. Hanyuma hari umuryango we wose wari washize ari we wari usigayeho. Noneho nyiri ukwica umuryango we akaba atuye muri ya karitsiye nabayemo bafata nabi, ahita aza amenya amakuru ko wa mukobwa ari igihe yariraga. Avuga ati ibyo byose biriya azi amakuru kandi ashobora kuba yarapfuye hari ibyo amenye, ahita aza asibanganya ibimenyetso, aza gusibanganya ibimenyetso. Yaraje saa 3 z'ijoro afungura icyumba, yafunguye kuri saa kuko nabaga mu cyumba na saa. Afunguye hari umuhungu wari waje kundeba ko nari ndwaye, aza kundeba asanga njyewe ndasinziriye, hanyuma bahangana na wa muhungu. Umva iyo nza kuba ndi jyenyine aba yaranyishe. Barahangana ngize amahirwe sinzi ukuntu byagenze, ambara inkuru mu gitondo. Hashize iminsi none haza ndi jyenyine kugira ngo akwice, ariko akaba yaje narabivuze, nabibwiye abayobozi icyo gihe twari turi mu kwibuka. Ariyo mbwira ati mfite umutekano muke. Yaraje bahita bamufata, arimo afungura urugi bahita bamufata. Igihe kiragera bamukorera dosiye ahita asubirayo. Niko gahengerero nagize. Hanyuma ikindi kintu, nubwo navuze ngo nakize kanseri yo mu nda amara, turagira kuri kanseri wenda usoje ibibwiriza mu buzima bw'umurimo, watubwiye ngo warakijijwe, ko wumva wabaga mu muhanda, ko wumva wabaga mu buzima bukakaye, birumvikana abantu bagiye ukorera nawe bagufashe nawe kugeza baguha amahirwe yo kujya no mu nzu y'Imana. Waje gukizwa gute, byarenze bitenda sindi kubaza idini wakirijwemo cyangwa aho usengera, ariko tubwire waje gukizwa gute ku buryo uyu munsi uhamye ukavuga uti ndi umusore w'umukristo ushima Imana. Wakijijwe gute? Njyewe nakijijwe ariko rari yaje ahantu kuririmba, hanyuma havamo umumama arankunda. Yaratubonaga nyine turi ku muhanda, sinzi ahantu yaranyarukiye arambwira ati ngwino tujyane gusenga. Hanyuma nabaga i Nyamagabe, arankurura turagenda bararirimba. Bamaze kuririmba barangije nashyira mu modoka, arambwira ati ntabwo gusenga. Yaje kwasura. Arangije banzana itumba. Babangejeje itumba, igihe kiza kugera nyine wa muntu wakoze ibyo byose yaranashyize ahantu ho kuba byose abirangije aripima. Uwo mumama yahise apfa. yari yagushyize hehe? Tubwire neza. Yari yarakodesheje inzu hariya kuri Ateni itumba. Arangije nyine byose amaze kubikora n'ibiryo byo kurya, mujyana gusenga, mutashyira gutahana, agukodeshereza ahantu. Yanze kunjyana mu rugo rwe, bati ibyo byose ntabwo byahita birenga neza aka kanya. Ahita akodeshereza inzu, natangaga 10,000, akangurira n'ibyo kurya. Hanyuma ubuzima bwari butangiye kumera neza. Ubwo rero igihe kiragera Imana iramutwara. Wishwe n'iki? Baramuhumanyije nawe. Kandi ubwo bamwishe atarakwereka umuryango we? Yari atarabanyereka nyine, hari hashize nk'amezi 9. Rero nyuma yabwo nibwo naje guhura n'umupasiteri nawe turabana. Mubana aho mu gipangu? Twabanaga mu itorero yari yaje kuvamo. Uwo mudamu yahise agusiga ahantu akimara gupfa yasize muri ya nzu. Noneho inzu nyirinzu abonye wa wundi apfuye ahita asohora, mpita n'ubundi nyura mu buzima bwo kongera gusubira mu muhanda. Hanyuma haza umuntu arambwira ati ko hari umupasiteri wagiye kuzana hano, nta kuntu namuguha mukabana. Hanyuma uri mu muhanda? urumva nubwo nabaga mu muhanda nitwaraga nyine nk'umwana, ntabwo ari gupfa kumenya. Natwazaga umuntu namugeza mu rugo akaba yampa two kurya, aranganiriza arambwira ko hari umuntu bagiye kuzana kandi ashaka umwana babana.
abana tubana imyaka 2 ntangira kwiga niga ibintu byo gutwara ibinyabiziga amategeko y'umuhanda igihe kiza kugera sinzi ikibazo cyabaye mu itorero bagirana ibibazo ahita nta muri iyo nzu y'itorero mvuye kwiga asanga yagiye arambwira ati nagusanze aho itumba n'ubundi itorero bagufashe bari gukora byiza itorero barasohoye arambwira ati uwo mwabanaga aragiye none icyo twagufasha ni uko washaka ahandi wigiye ndabajijisha nkajya ndara mu rusengero ubakujijisha nyine kwirirwa hanze ukajya kurara mu rusengero nkajya muri korali nkaririmba ukanaririmba nkaba muri korali wakijijwe wa munsi wa mama kujyana wa mama anjyana urumva twamaranye igihe kinini noneho itabi nari ntarareka ujya gusenga wakize kugumana itabi nagendaga ntwaye igikamba n'ubundi mu ikote nagiraga agakote nambaraga n'ikabutura ntangiye kwambara ipantaro ejo bundi hanyuma yavuye mu mubiri maze gusa naho ndabika utangiye kureka itabi atararibika neza nuko umupasiteri agiye umupasiteri muri iyo myaka 2 twamaranye niwe nagiye mbwira ati ndashaka gukizwa umunsi rero ambwira ati ndashaka ko mubazabatizwa nawe ujyamo bagiye kubatizwa narize byose byararangiye ngewe njya gusezera itabi uwo munsi narariguze y'ibihumbi 2 amapaki 2 n'ibindi bikamba noneho ndarinywa numva nyine ko ndyujuje ndangije mpura n'abantu nyine barimo bataha ubwo nari ndimo nirukanga njya ku rusengero nari mfitemo n'akenge gakeya sanga bararangije noneho ndababaza nese ko mbona mutashye none se ubundi ko duheruka twigana byagenze gute kugira ngo ati wanyweye n'inzoga kandi nta nzoga nanywaga ko byari kubera itabi ati nyine ubwo ngubwo twarangije kereka nimba ujya kwibikamo wenyine ubwo uwo munsi nyine biba biranze ubwa kabiri noneho ndiga ndabatizwa Imana ingirira neza hari abantu baho ngaho bahita baza baramfasha bambaye ibirori bitambandikira ndababwira ndashaka no kujya muri korali ngeze muri korali nyine urumva ntangira gukora umurimo ujyana mu ivugabutumwa byari byatubwiraga baguhanije urumva nari naratangiye no kuvuga ngo Mana bitewe n'aho wavuye nzagukorera kuko nari namaze no kwandika indirimbo naranazikoze ubu ndazifite ziri ku ziyodi hanyuma nyine umupasiteri asize aho ngaho itorero rimaze gusohora nibwo ninjiga umuntu ndavuga ati ndangira akazi nakoraga hano muri Yeresite ndi umukina muri Yeresite ni hano iruhande rwa kaminuza oya nari umukina narakupakupaga ni muri Nirida ubu hasigaye hitwa muri Nirida ni abantu bakora ibintu bijyanye n'ubushakashatsi bw'imiti ubwo rero igihe kiza kugera bandoze n'ubundi ariko ako kazi ariko ndimo nkakora najyaga nkakora ariko nkanyuzamo narekipera bakaba bampaye umwanya nkahita nanjye nigira mu ivugabutumwa sinaruhukaga nuko uburwayi kanseri yamaze porogaramu ubu kiragiye rero ndikiragiye hari abantu bambwiye amagambo menshi banshiraho iteka mbega bakajya banasengera hakaba umwe aza akasengera n'utwo mfite aho ngaho hafi akaduterura akatujyana simbe navuga ngo ngarura itungo uje gusengera waje gusengera akaba ari ukwiba akaba ari Imana babara abantu ngandikira umuntu kuri telefone gutya nubwo ati nyine kugira ngo mwereke ibyo mvuze nareba hirya gato ngashaka yagiye ubu bamwe turanabura tugasabana nta kibazo Imana babara abantu baba mu nsengero bishushanya Imana babagira ibi bintu n'umuvumo ukomeye cyane gicungana n'umuntu urwaye
utishoboye udashoboye kuvuga urembye ukamwiba n'utwo na duke yari yifitiye umwana wakuze muri ubu buzima waranze ukamwiba imana itubabarire imana ibabarire ntabwo ari umuco mwiza uretse no kuba ari umuco mwiza ni icyaha ariko ni n'umuvumo ni umuvumo wo wikururira rwose bene ibyo ngibyo bigusiga ahantu habi ni ukuri bisiga umuntu ahantu habi narabibonye hanyuma maze kuva muri ubwo burwayi narabibonye ukuntu imana nyine yagiye ibagaragaza ko bamwe baje no gusaba imbabazi kandi ati nari nzi ko utazakira njyewe rwose hari abasengaga bakajya banavuga n'amagambo nimba bumvaga ko ururimi byari byajyanye n'amatwi bakajya bavuga amagambo bakambwira nyine bakaganira bakavuga ati ubu ngubu ntabwo uzi umuntu yibye ntabwo uzi uko yabigenje bahita bamubwira gutya rero hari igihe abantu nyine bavuga ngo bakumva umuntu avuze nk'ikintu bakavuga ariko se buriya cyaha cyashoboka byarabaye koko nta muntu utanze hano ari insengero zose zo mu majyepfo nazigezemo hanyuma umupasiteri wansengeye imana yaramutwaye yaragiye mu ivugabutumwa araryama nyine yamaze kuvuga ubutumwa bwiwe n'umupasiteri nkunda cyane yaje kumusengera hari n'uwo bita Rushema yajyaga aza kudusura nawe ngo arimba muri hose hanyuma hari abantu bagiye bankorera n'umugisha abantu benshi bagiye badusura ku bitaro bakadusengera hari imiryango yo kwitaba yari kudusengera mbega ngiye kuvuga imirimo y'Imana sinabona aho ntiyango cyangwa utangiza ni ukize kubikiranye ntacyo reka tubwira n'ukuntu waje kurwara kanseri n'ubuzima wagiriye muri ubwo burwayi ni ukuvuga ngo uburwayi bwa kanseri bwo mu nda bwo mu isoko byagenze ko bamaze kunshyiramo izo sonde byabaye ngombwa ko ryama mu bitaro mara igihe kinini rero nibwo muganga namaze nk'amezi agera nko muri 7 maze amezi 7 ryamye mu bitaro amatako imbavu byose byarabaye ukuntu kubera kwirirwa ryamye igihe kiza kugira njya muri koma mara igihe kinini nibwo muganga rero yaje araza ariko ataraza akaba hari umuntu wigeze kuza arampanura arambwira ati senga mbonye Imana ikuraho gucibwa akaboko ubwo se ntabwo wamutekereje nka babandi bazaga numvaga nyine ari ubusatuzi hari abantu mu isi yashize bitaga ngo abasatuzi noneho abimbwiye sinabyumva umufata nka babandi bakoraga arambwira buriya sura musatuzi aje kuvuga iki nta nubwo baza ngo bakurwaze umaze igihe kingana gutya kandi witwaga ngo mpimbano muri korali ngo wasenganaga n'abantu none araje ngo wasenga ngo akaboko ngo kareke gucika noneho serumu zari ziri muri aka urabona ko hari inkovu nyinshi ni izishinge bajyaga bantera noneho ntabwo zigaragara abimbwira serumu zirimo hano noneho ubwo 2018 kwa gatandatu nibwo muganga yaje urumva njye mpise mbibara nk'ubaye inkuru y'umuntu warimbwe yaje kunsura arimbye uko bimeze nari ndi muri koma aje afata za shinge zari zirimo hano ahita azimurira hano azimurira muri aka kaboko noneho ateye hari ukuntu nyine umuntu atera agashyiramo urushinge agasigazamo kateteri akarukuramo ubundi agasigazamo kateteri bajya bashyiramo umuti noneho we yarateye atararukuramo sinzi ukuntu byagenze nyine utarwirukangira amaboko urabona na bwa buzima bwo mu muhanda n'ikihari harimo ikintu kimeze nk'umwobo cyari cyararangaye we yateye mu munsi wa cya kintu bamubisemo ruriruka rugezemo aho yabonye ko bibaye nyine ngo atabaze ahita ashyiramo urundi arigendera rero kubera ko bajyaga banterura bakanjyana ku itaba bakasengera hari umupapa wakomeje amurikirana
araza aza kumusura, aje asanga rero birabaye, ahamagara abaganga baratabaranya bagakata nyine bagahigaho uruhu ngo barebe ko baba barubona wapi, namaze igihe kinini rurimo bararubuze, urumva kubera nanjye muri koma n'amaraso atagenda byashobokaga ko rugera ku mutima rugahita rudoma, ubundi bakavuga ati yari asanzwe arwaye n'ubundi ari nyakwigendera. Imana yarahabaye rero ndakomeza nyine bamaze kurukuramo, dore ubu ngubu nkamara igihe kinini, urumva guhera 2018 akaboko bavuga ngo hari n'igihe basinyishaga ku bagace, ariko Imana nyine ubu karaziritse, ndabona karaziritse, kari karatangiye kumera gutya. Bakuyemo urushinge hanyuma bigenda bite? Nibwo bahise bakazirikana? Bakuyemo urushinge barakabaga, hanyuma mu kukabaga ntabwo bari kurukuramo batakabanze, bamaze gukabaga bakomerekeje umutsi, wa mutsi rwa rushinge rwanyuzemo, wa mutsi noneho bawukomerekeje hashira iminsi badodadoda ngo barebe ko wakongera gusubirana, ko waraturumbuka ukaza ukarenga mu kaboko. Noneho ejo bundi nyine nibwo basuzumaga basanga umutsi noneho wabaye umukara neza neza, biba ngombwa ko bahita bawucimburiramo mu nkokora, reba hano hariho inkovu nyine, hari ukuntu bafataga umukasi bakajombamo hano barimo bawushaka ngo bawukurure bawuvanemo, urumva iyo ifashe mu rutoki kanseri baca urutoki cyangwa akaboko, rero Imana yarahabaye nyine ni umutsi niwe bakuyemo kugira ngo ko ari kanseri y'amara, umutsi ukuboko byahuriraga, urumva kubera ko akaboko kuva 2018 kari karwaye barakabaza, ariko mu kukabaga bakomeretsa uwo mutsi batabizi, noneho uwo mutsi sinzi ukuntu byagenze kugira ngo hazemo kanseri nawe kuko hamaze igihe kinini, ubundi jyewe ndi icyapa kuvuga ngo warwaye kanseri y'amara, uhita urwara kanseri yo mu kaboko. Njyewe umuntu uwo ari we wese unzi uvuze ati wa wundi urwaye akaboko bahita bamenya, kuko nta muntu utabizi, ahantu hose najyaga masashika umuntu wese avuga ati ni wa muhungu urwaye akaboko, ko narakarwaye ngera naho njya imbere y'ibitaro ndicara nabwira ni mu gace, ariko Imana yari itarankura n'amaboko, nuko bakuramo uwo mutsi nyine wanduye kanseri, umutsi bawukuramo barakomeza baramvuma, ko murabona harimo n'urushinge, harimo akantu kameze nk'agashinge bashyiramo uyu mukandara mumaranye kuva 2020 mu kwa gatandatu, niho bawunyanditse, nawe urabona ko ushaje, nzegeranya nyine nshaka ukuntu nakora undi, kuko ntabwo biba byoroshye, ababaga gahengamo hari ubona bagura 15, nubwo bari baguze 15 igenda isumbana, rero nyine ni birebire ariko Imana yarahabaye, naje gusanga ari umugambi w'Imana, ari umugambi w'Imana. Ejo bundi nibwo Imana, njyewe hari ibintu Imana yavugaga vuga ntibishoboka, vuga n'ibindi by'abarokore, Imana isanga mu rugo irambwira ati ugiye kujya kwa muganga uzitondera abazakugemurira, noneho umuntu aza narishonje nibagirwa rya jwi ry'Imana, azana ibiryo abitereka ku bibero byiwe, arimo ashaka kungaburira, azamuye nditsamura bya biryo byose bitabimeneka, bimenetse ariruka, yirutse bamugarurira nyine ahantu yarageze kuri gate, baramubwira ati ngwino ufate ibiryo byawe ugende, bashaka kumufata ngo bamuburishe, ariko kubera Imana nyine nabo umuntu arababwira ati mumwihorere agende, urumva ni Imana yahabaye. Satani arakomeza akampiga urwara kanseri y'amara, urwara kanseri y'umutsi, rero muri ibyo byose nagizwe n'amasengesho, ari kanseri yakize kubera amasengesho yarakize, iy'amara niyo mu kuboko yarakize, ndi umugabo wo kubihamya, kuko mfite n'abandi bantu benshi babihamya, ari ba dogiteri ufite ibipapuro abaganga baguhaye ko wakize kanseri, yenda nuko
tubifatiranye ntabashije kubizana ngo nari ngiye gusenga, ariko jyewe mfite ibihamya ko nimba hari abantu banzi muri ubwo burwayi bwanjye, hari abantu benshi bagiye basengera banarebye n'ibyo bipapuro. ubu uri muzima nta kanseri? Ndi muzima. Nyuma y'ubwo buzima bwose, nyuma y'ibyo bintu byose uri muzima, uri amahoro? Ubu ngubu ndi muzima kuko nimba naramaze amezi 6 ncometse sonde, nzitwaye mu gipira gusa, nari mfite umupira ntwaramo sonde hariya ku bitaro baranzi bakajya basengera, mbega ababyeyi bamwe bakitanga, harimo sinzi ukuntu nabivuga. Rero Imana ikoresha umuntu, arahamagara, araza nyine turaganira, izo ukuntu yakoresheje umuntu wo hanze nyine arahamagara, niwe wamvuye amafaranga yose y'ibitaro arayatanga, arangije amkodeshereza n'inzu, arangije arambwira ati ibyo ngibyo nagakunze gukora, ibindi ntihazabura undi nanone w'umugwaneza uza akagufasha. Rero ibyambayeho ni birebire, ni ubuhamya burebure, ndibaza ko ubonye ubu buhamya hari aho bwamuvana hari n'aho bwamugeza, kubera ko ntabwo nabivuga ngo narambura nkageza kera, sinavuga ukuntu abashumba bandishaga umwanda, sinavuga uburyo naraye muri ruhurura hariya mu Migina, ndazi kandara nazimubita ngo nyine hari ukuntu njye nagaragaraga nk'umuntu w'umwana nyine ukeye, usibye ubuzima bwahuse ubu ngubu. Ariko iyo nabaga ndi mu muhanda ntiwari kumenya ko ndi mayoboro, mwifataga nyine nk'abantu b'abana bakeya. Rero narakijijwe, uwo muntu yaranafashije ankoreshereza indirimbo nakunze cyane, nkajya nziririmba cyane cyane izo mu gitabo. Iyawe wahimbye? Iyanjye nahimbye. Umaze nko gukirwa yituririmba? Yenda reka ndirimbe ya nyuma ivuga ngo nabonye Imana mfite n'ibihamya, ibwire byose kuko irabishoboye, ikamya akagezi yafukuye akandi, ibwire byose kuko irabishoboye, izaduhembura tumaze kabiri, ku munsi wa gatatu izaduhagurutsa, izaduhembura tumaze kabiri, ku munsi wa gatatu izaduhagurutsa. Indi ikavuga ngo aho wavuye nawe, iravuga ngo wasanze ndi mu ivata nawe unyitayeho, na mama wambyaye ntiyabirebaga, abavandimwe banjye ntibabyitayeho, akira ishimwe mwami wanjye, umubyeyi yabasha kwibagirwa umwana we, ariko njyewe Uwiteka sinakwibagirwa, Etiyopiya ni Seba nahatanze ku bwawe, kugira ngo ubeho. Hanyuma igitero cyane kikavuga ngo Uwiteka iyo avuze ngo ubeho ni koko ubaho, kandi iyo atanze amahoro ntawutera amahane, iyo akinguye ntawubasha gukinga, iyo akinze ntawubasha gukingura. Kuvuga ngo hari ibintu Imana yagiye inyereka igakinga, abo ntagire no kureba inkuru, bakajya bacaho bakigendera kandi babibona ko musengana. Rero Imana nyine igutoza kuba mu ntambara, ntabwo igutoza kuzihunga. Rero byose nyine indirimbo mvuze indirimbo navuga ngo izaduhembura tumaze kabiri, nyine izasanga uwihanganye wagumye muri cya kigeragezo, ntabwo ari ukuvuga ngo izaza ari uko warize cyane. Ubundi hari ibyo nagiye mvuga ngo by'abarozi n'iki, rimwe umuntu yigeze kuduha ubuhamya avuga ngo Imana igushyiriraho umurozi kugira ngo agutyaze. Abarozi ni icyazo cyacu, umuvugabutumwa nakunze cyane, ni icyazo kuko njyewe nigeze guturana n'umuntu nyine, ndavuga ngo Mana wanyimuye ahantu, Imana irambwira ati guma hamwe,
ako gaterime ni agaterime ke ntabwo byanditse muri bibiliya uzi n'ibyazo byacu ni agaterime ke ko ibyo yanyuzemo buri muntu ibyo yanyuzemo bimutera kugira agaterime runaka asigarana mu bibazo bye. none Jean Paul Imana iguhe umugisha. ndatekereza ko abantu bumvise ibintu banyuzemo nk'ibyo yanyuzemo, hari ababaye mayibobo, hari abari mu burwayi, reka tuvuge ngo n'ubupfubyi, umuntu udafite aho yerekera, adafite bamwitayeho, adafite epfo na ruguru. ndahamya ko yamenya neza ko Imana itabara. Imana ni umubyeyi. ubu noneho umuntu yavuga ahubwo n'irya jambo ryanditse muri Bibiliya ko ari se w'imfubyi. Imana ni se w'imfubyi kandi abasha gutabara rwose. iyo avuze ngo ubaho rwose, baho ye muntu udukurikiye, ongera ubuho, ongera wakira Imana, ongera uzamure ibyiringiro, kubera ko yagiriye Jean Paul biriya nawe yabikugirira. yakirije Jean Paul nawe yagukiza. nihaye agakiza Jean Paul nawe yakaguha. yabureze Jean Paul nawe yakorera. humura baho. none Jean Paul ubu ngubu uri hehe, ukora iki, wenda ujya gusoza n'icyo watubwira kugira ngo dusoze? mbere ya byose ndagira ngo mbabwire ko ibi mbuze n'aho Imana yankuye nta kiguzi nigeze ntanga. muririmbyi yararimbye ngo mbese ni ikiguzi ki twatanga twinjira muri uwo murwa. nta kiguzi na kimwe twatanga Yesu yishyuriye Golgotha. kuko n'indirimbo nahereyeho iyi ndirimbo yo mu gitabo ya 74 yarabafashije. hanyuma ubu kuri izi saha, kuri uyu mwaka cyangwa iki gihe ahantu mperereye, ndi kuba n'ubundi tunga aho naririye ubuzima bw'umuhanda. sinigeze mpamvu nubwo nabaye mu migina ndi marine n'ahandi hose, ariko nagumye itunga. hanyuma sinagira akazi, ndi muri ubu buzima bwo kuba ndwaye. nubwo nakize kanseri ibindi byose bikagenda bikira, ariko ndacyafite ikibazo cyo kwivuza akaboko, ntabwo karamera neza. numva nkeneye n'uwo mukandara. hanyuma nta kindi kintu nabona nkora, ni ugutegereza nyine ubushake bw'Imana. ndibanda, ndi jyenyine. ubahe ukishyura iki, bimera bite? hari ukuntu nyine Imana yabigenje, impuza n'umupapa aranyishyurira. yanyishyuriye nyine ahantu, yaramfashije yohereza amafaranga, arambwira ati wowe ntuzagire ikibazo. ubu nubwo naburara, nubwo nagira ikindi kintu, ariko ufite ahantu ho kuba. kuko mbere hose ikintu nabwiraga abantu, nabwira ati nibura mbashije kurara mu nzu nk'abandi. kuko nagiraga ikote rimwe nambara n'ikabutura, nkagenda nkabyituniramo, nkarara nyine ahantu imbeho nica. hari igihe kimwe nigeze kurara mu giti, inzoka iraza isanga iyi nyizingiraho ku kaboko, ndimo nyiyama ndahunduka nikubita hasi. ubuzima burebure. ariko ubu nyine ndaryama mu nzu nk'abandi, nubwo ntacyo kurya yenda navuga ngo gihagije ngo mbibone buri munsi, ariko kubera ko nakijijwe ngira ibyiringiro ko nubwo ntarya uyu munsi, niringira ko ejo nzarya. gusa ntajye wumva ngo mvuze ngo ndaburara cyangwa n'iki, gihe afite ibyiringiro. umuntu wese niwaba arimo areba iki kiganiro, birashoboka ko yaba yihebye, akavuga ngo jyewe ngo ndi umupfakazi, ngo ni imfubyi, ngo nta shinge nta rugero. iyo twakijijwe tuba dufite shinge na rugero. Imana iguhe umugisha Jean Paul. ahantu Imana yakunyujije ntabwo wagira ubwoba bw'ubuzima. aho uri niho heza. uyu munsi ukuboko kumaze gukira, wakora kandi bikemera. ugira telefone? telefone ndayifite. uba muri momo? jewe ntabwo ibintu nsanzwe mbikora, ariko umuntu wakozwe ku mutima n'iki kiganiro akumva akeneye gukorera umugisha kuri uyu mwana, ntabwo yakoresha telefone yanjye, ahubwo yakoresha telefone turi buzandike, ziranditse aho hasi, uzirebe. telefone ze yitwa Jean Paul. icyo washaka kumukorera wakimukorera nta kibazo. wumva ushaka kumuhesha umugisha, ukamwohereza amafaranga kuri momo, nta kintu bitwaye. urazireba aho hasi, umufashe utazinyujije kuri telefone yanjye, ntabwo uzinyujije kuri telefone ye bwite.
ntabwo yasabye cyane ubwo twabivuganye yanabivuze yiseguye ngo umwumva ntagire ngo ameze nabi ni njyewe bikoze ku mutima uyu mwanya maze kumwumva arwaye ukuboko si uko ananiwe gukora yakora yarakijijwe ni umuntu mwiza ariko ushaka kumukoreraho umugisha wabikora n'ikaze kugira Imana nawe iguhe umugisha. Jean Paul, Imana iguhe umugisha mwinshi. Turahamya neza ko hari abantu iki kiganiro kizakora ku mutima. Imana iguhe umugisha. Ni byiza, Imana iguhe umugisha. Naje kumenya ko buri muntu wese ari umunyamugisha. Ejo bundi nagiye ahantu najyanye agiye kungurira agapira ko kwambara ko nta mwenda nagiraga, ngura umwenda mugeza mu rugo, umuntu aje gusura arambwira ati warebye ibintu byanditse ku mupira wawe? Ndareba, ntabwo nzi gusoma no kwandika, ariko ndebye mbona mu mupira wanjye handitseho ngo nyine we yaransobanuriye, nahise mukunda cyane aho nkunda kuhambara ngo ndi umunyamugisha kandi koko niko handitse mu mupira handitse ngo I'm blessed. uwo ari we wese ndeba ntiyumve ngo naciye muri ibyo bibazo byose, ngo yumve ngo se ngo ko tubona ngo twumvise yaciye mu buzima bubi ngo tukaba tubona n'ubundi wagira ngo ngewe uko nguko ndakomeye ndi umunyamugisha. Namaze kumenya ko ndi umunyamugisha, ari usibye ko no ku mwenda no mu mutima wanjye ndi umunyamugisha. Imana ibahe umugisha. Ariko Jean Paul, nimero nazo zivugire nubwo zanditse hasi, zivugire ntacyo. Nimero zanjye za telefone nazivuga zose, reka mvuge MTN ni 078 02 11 040. na Tigo Cash Demwe nayo ivuge ntacyo. Tigo ni 07 22 49 6 144. Imana iguhe umugisha naho utaha. Murakoze cyane.